mwakoze. Hanyuma kubakora bajyanye n'amabuye y'agaciro harimo uwikorera n'ubikuriye gusa, nta muntu uri mu mabuye y'agaciro. Nagira ngo mubaze, turaza uri buvuge, nagira ngo mbabaze percentage bavana muri Kongo y'ibyo bacuruza. Ibyo bacuruza baza kwibuka batubwire ni bingahe biva muri Kongo, ni bingahe biva hano. Asante sana. Mu mabuye y'agaciro ngo aturuka muri Kongo angana iki? Urakoze cyane Sandrine. Ntabwo dukeneye amabuye ya Kongo kugira ngo dutere imbere. Imisozi yacu irimo amabuye. Icyo dusabwa cyonyine ni ukumva agaciro kayo, tukabishyiramo imbaraga, tukagira icyerekezo kirambye, tukamenya ko tutazatwohereza amabuye atanoze, ahubwo tukano kuyatunganya. Ndetse nk'uko nabivuze kare, tukaba twaba ihuriro ry'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri aka gace kandi atunganyije. Murakoze. Murakoze cyane. Icyiza cy'ibyo avuga, amabuye y'agaciro turamutse tuyatunganya, aho yava hose ntabwo bikwiye kuba ikibazo. Kubera ko nujya gukurikirana abantu bose bari mu bucuruzi bw'ayo mabuye y'agaciro, cyane cyane ibi bihugu biteye imbere, birirwa bitukurikirana ku mabuye y'agaciro. Nta mabuye y'agaciro bagira, ariko bayungukamo kurusha abantu bose. Bayavana hehe? Ubwo ikinyuranyo ni ukuvuga ngo amabuye yacu tuvana muri Kongo tugeraho tukayatunganya, ntihakagire asigara mu Rwanda igihe ari mu nzira azi iwacu. Nicyo biba bivuze gusa, ariko arajya iwanyu kubera iki? Inzira yose agenda kuki hatagira ugira icyo avanaho? Ibyo biri mu yahe mategeko, biri mu yihe mico byo kuvuga ngo wowe ntuzagire icyo ukora, ibintu byose bizajya binyura hano? Hano hari inziraga, abantu barahakoresha, abo duturanye nabo. Ibice bya Kongo ntabwo byose duturanye nabo, duturanye nabo kuri Eastern Congo. Ibiva Katanga, ibiva Equateur, ibiva hehe, ntabwo binyura hano, bifite indi mipaka binyuramo cyangwa se bigenda mu ndege. Ariko hano mu Eastern Congo, usibye n'amabuye n'abantu, barambuka bagafata indege hano bakajya iyo bajya. Ubu se tuzabuze abanyekongo cyangwa tuzabuze abantu ngo niba mushaka kujya Dubai cyangwa niba mushaka kujya Brussels cyangwa Paris or London or Washington, ntimugafatire indege mu Rwanda? Abantu bareke kujya bavuga ubusa. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye nitwa Niyotwagira Jean Damascene, nkaba mpagarariye ihuriro ry'aborozi b'inka zitanga umukamo, kandi umwuga wanjye ni ubworozi. Ubwo ubona mpagaze ahangaha, nkunda inka ku buryo ubu zamaze kugera mu magufwa no mu mushokoro. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, nta nka nari mfite, nta n'ikintu na kimwe nari mfite, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nahereye ku nka imwe noroye inteza imbere. Uyu munsi ngemura litiro zisaga 100 z'amata, kandi maze koroza aborozi bagenzi banje inka 24 bose zituruka
iwanjye kugira ngo nabo bagire amata. Tukaba rero tubashimira mu by'ukuri amarangamutima yanjye nta gihugu jewe nzi kigeze gikunda kigeze perezida akunda abaturage bacyo nk'uko akunda abana be nk'uko dukunda. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nta gihugu nzi umuturage yigeze aryama yikangura bakamuhamagara bati ngwino uje kwakira inka perezida wa repubulika yaguhaye binyuze muri gahunda ya Girinka. Nyakubahwa perezida wa repubulika rero, reka ngere ku cyo dukeneye. Mu by'ukuri gahunda zigenda neza mu bworozi bwacu, ariko muri iyi minsi gahunda yo guteza intanga ntabwo biri kugenda neza, kuko batubwira yuko zote ishinzwe kugira ngo irinde intanga idahari, ku buryo badusezeranije ko iyo tubajije batubwira ko hari uruganda ruzubakwa hariya mu karere ka Kayonza ruzafasha aborozi bo mu karere ka Ngoma na Kirehe no mu ntara y'Iburasirazuba. Urwo ruganda rero turacyarutegereje, ariko ntituzi ngo ruzaza ryari, ntituzi ngo ruzubakwa ryari, aborozi ntituzi ngo twakora iki. Ikindi cya kabiri ni uko twifuza ko nk'uko mu bindi bihingwa harimo nkunganire, uyu munsi imiti y'amatungo irahenze cyane ku buryo kuvuza inka ari ikibazo ku mworozi. Tukaba twifuza ko ibiciro by'imiti y'inka byagabanuka kugira ngo umworozi yibonemo. Tukaba tunifuza yuko haboneka nkunganire kuri copo ibyuma bisya bisigazwa by'imyaka, nabyo tukabibona kuri nkunganire. Tukaba dusaba yuko twabona na nkunganire ku bigega bifata amazi yo ku mazu y'aborozi, kugira ngo nabyo tubibone kuri nkunganire ya leta, ku buryo aborozi twajya tubona amazi mu gihe cy'impeshyi. Murakoze, murakarama. Murakoze cyane Jean Damascene. Abaretse kuvaho Jean Damascene, mwagaruka b'Ingoma mwakongera mukadusubirizaho amashusho. Minister of Agriculture uri hano ari he? Ibyo bavuga urabizi. Ikibazo cyabaye kwanza warayoboye lab ni habaye iki kugira ngo Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni ikibazo yaravuze kijyanye na zote. habaye iki? Ikibazo ndakizi, dufite ibyuma bibiri. Habaye iki bigero gutinda muri birebe? Habaye iki? Ikibazo ni iki? Ntabwo turakizana Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko habaye iki kugira ngo binanirane? Ikibazo ni iki? Imyaka yose Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni icyuma. Habaye iki kugira ngo icyo cyuma kinanirane cyo kuba gihari? Byarakererewe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko byakerejwe n'iki? Twari twagiteganyije mu mushinga dukoranaho na IFAD, ariko gahunda zo kukigura ziri. Imyaka ingahe? Hashize umwaka umwe urenga n'igice Nyakubahwa Perezida wa Repubulika gusa kuri uwo mushinga. Mutekereje hashize umwaka umwe gusa? Mbere hose imyaka yindi yose ntabwo mwiza mubitekereza? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turasaba imbabazi. Okay, basi. Turaza kubishyira mu mbaraga.